Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amazina yanjye ni yayandi, nitwa DAWIDI. Kwifuza kwa buri muntu wese, ngarutse nanone mu ijwi ry'ubuhanuzi. Ndumva twagaye umutwe w'amagambo uvuga ngo rengagiza ibyo abantu bavuze, uha agaciro icyo Imana yavuganye nawe. Ikintu Imana yavuganye nawe bari cyuha agaciro, wirengagiza ibyo abantu bavuze kuri wowe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ikintu Imana yavuze kirakomeye kurusha ibyo abami ba kabiri ibice byaho 19 umurongo waho wa 32. Wakoze Nese ibintu ndimo ndavuga. Dusoma ijambo ry'Imana riri mu bami ba kabiri ibice byaho 19 umurongo wa 32. Dusome mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Wibuke ko umutwe w'amagambo uravuga ngo irengagize ibyo abantu bavuze, uha agaciro icyo Imana yavuganye nawe. Kandi Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. 3 aravuga ngo nicyo cyatumye Uwiteka avuga iby'umwami wa Ashuri ngo ntabwo azagera kuri uyu mugwa kandi ntazaharasira ku Uwiteka avuga iby'umwami wa Ashuri ngo ntabwo azagera kuri uyu mugwa, ntazaharasa umwambi we, yiyerekanira. Imana ishimwe n'ingabo ye, kandi harunda ikirundo cyo kuriraho. 3 havuze wiki inzira yamuzanye niyo izamusubizayo, ntabwo azagera kuri uyu mugwa, niko Uwiteka avuga. Nzarinda uyu mugwa mukize ku bwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi. Amen. Igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 19. Yeremiya igice cya mbere umurongo waho wa 19. Yeremiya igice cya mbere umurongo waho wa 19. Haravuze hati bazakugwanya ariko ntibazakubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo umurokore, niko Uwiteka avuga. Amen. Dusome nanone ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice byaho 15 umurongo wa 13. Aravuze hati, arabasubiza ati nico igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizaranduka. Amen. Turi ku ijambo rivuga ngo irengagize ibyo abantu bavuze, uha agaciro icyo Imana yavuganye nawe. Ikintu Imana yavuze nicyo gikomeye kurusha ibyo abantu bavuze. Kidusomye ijambo ry'Imana riri mu bami ba kabiri. Iki ni igihe Imana yavuganye n'Abisiraheli, irangije ibabwira ko izabagirira neza, ariko aba Bisiraheli ntibahagarara mu isezerano bari Imana yari ije gusezerana nabo. Iki gihe Abisiraheli bari bayowe n'umwami Hezekiya, ariko Hezekiya ntabwo yigeze yibagirwa icyo Imana yari yaramuvuzeho ndetse n'abo yari ayoboye. Umwami wa Ashuri arangije akora ikosa rikomeye, arangije aza gutera bavuzweho n'Imana. Imana ishimwe. Hezekiya arangije amenye neza ko umwami wa Ashuri yafashe umwanzuro wo gutera igihugu cya Isiraheli. Hezekiya yibuka ko hari icyo Imana yavuze, arangije arasenga topene tayasire. Imana ishimwe. Ahamagara Imana. Imana yumva gusenga kwa Hezekiya. Umwami wa Ashuri umwanzuro we awushyira mu bikorwa. Bibiliya ivuga ko yari afite ingabo nyinshi ndetse zifite n'imbaraga mu buryo bw'umubiri. Umwami wa Ashuri yari afite ibikoresho bimwemerera gutera, kandi yari yizeye ibikoresho n'ingabo ziwe, ariko Imana ihabwa icyubahiro. Hezekiya nawe
nawe yari yizeye icyo Imana yavuganye nawe. Imana yigeze ibwira Yeremiya iramubwira ngo mbese ureba iki? Yeremiya aravuga ngo ndareba inkoni y'umurinzi. Imana iramusubiza ngo nimba warebye neza uko niko ndinda ijambo ryanjye narangiza nkaririndana n'uwo naribwiye kugira ngo ndisoze. Imana ihabwe icyubahiro. Hezekiya nawe arangije aguma ku cyo Imana yari yaravuganye nawe ndetse n'abo yari ayoboye n'igihugu cye cyose, ngo ahamagara Imana. Arangije ngo asenga Imana. Imana ishimwe. Imana yumva gusenga kwa Hezekiya, irangije ivugana n'umuhanuzi Yesaya iramubwira ngo mbwira Hezekiya. Niho twasomye mu Bami ba kabiri bice byaho 32 niho twahereye. Imana ivugira mu kanwa ka Yesaya, yaravuga ngo nicyo gitumye Uwiteka avuga iby'umwami wa Ashuri ngo ntabwo azagera kuri uyu mugwa, ngo ntabwo izi ntwaro ze zizahakandagira, ngo ntabwo azaharasa imyambi yiwe, ingabo ze ngo ntizizigera zihakandagira, ngo haba no kuhiyerekanira n'ingabo ze. Imana ishimwe. ngo inzira yamuzanye umwami wa Ashuri ngo ni nayo izamusubizayo, ngo nzarinda uyu mugwa mukize ku bwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi. Icyo Imana yavuze kirakomeye. Imana imanukira kuvuga ngo kubw'icyo navuze nzarinda uyu mugwa, kubera ko hari icyo navuganye n'umugwa, hari icyo navuganye n'abatuye mu mugwa. Niyo mpamvu nanjye kuko numvise gusenga kw'abasenze manukiye kurinda uyu mugwa, ngo inzira yamuzanye umwami wa Ashuri ngo ni nayo izamusubizayo. Hezekiya yaraziranye n'Imana. Imana imubwira ko mu gihe cy'ibibazo izamubera igisubizo. Imana imubwira ko mu gihe cy'intambara izamugwanirira. Igihe cy'intambara kigeze, Imana iza gusohoza icyo yari yaravuze ku mwami Hezekiya n'igihugu cye. Niyo mpamvu Imana yaje kavuga ngo nzarinda uyu mugwa mukize ku bwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi. Imana ishimwe. Ni Imana ivuga ijambo yarangiza ikaririnda kugeza igihe irisohoreye. Iravuga ngo inzira yamuzanye umwami wa Ashuri ni nayo izamusubizayo. Imana ishimwe. Inzira yabizanye ku buzima bwawe, wowe wavuganye n'Imana, by'abantu bavuze wibiha agaciro, ahubwo icyo Imana yavuze aba ari cyo agaciro. Maso yawe yakure ku bantu, wanga amaso ku cyo wavuganye n'Imana. Imana icyo yavuze ni Imana ikirinda kandi ikakirinda kugeza igihe gisohoreye. Birashoboka ko bishobora gutinda, ariko nubwo byatinze ntabwo bizahera. Dufite isezerano ryo kurindirwa mu bibazo, ariko ntabwo dufite isezerano ryo kutagera mu bibazo. Niyo mpamvu mu ijwi ry'Imana riza rivuga ngo nuca mu mazi ntabwo azagutembana, nuca mu muriro ntabwo uzashya. Shaduraka na Meshake na Bedenego bari bafite imbaraga za mwuka wera zo guhamya. Imana irababwira ngo nimuca mu muriro ntabwo muzashya. Bageze ku mwami Nebukadinezari. Mwami Nebukadinezari arababwira ngo uyu muriro waka nimutubararira igishushanyo mugomba gupfa, mugomba gushya. Bandi barubarara kubera ko nta mbaraga z'umwuka wera bari bafite. Bakundaga kumva iby'abantu akaba ari byo baha agaciro. Abagabo batatu bari batunze imbaraga z'umwuka wera, nuko barangije bahagarara ku Imana yavuze. Baravuga ngo Imana twavuganye nayo yatubwiye ko mu muriro tutazashya, ariko kandi yatubwiye ko tuzawinjiramo ariko ntituzashya. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Mwami Nebukadinezari arababwira ngo mwa bagabo mwe nimupfukame gusa. Gupfukama ntacyo muri bube. Rangije bagabo baravuga ngo ntabwo dushobora gupfukamira indi Mana itariyo twavuganye nayo. Umuriro ngo bawenyegeze inshuro 7. Bibagirwa ko umubare 7 ari umwuzuro w'Imana. Imana ishimwe. ngo nuko barangije babashyira mu muriro, maze uwa 4 aramanuka. Uwa 4 ahantu yageze ibintu biremera. Uwa 4 ahantu yageze ibintu birashoboka. Rebone tayasire. Uwa 4 ahantu yageze birakunda. ngo maze umwami arangije ngo ajya guhengereza mu muriro, ngo asanga bari 3 babaye
bane, imbaraga z'uwa kane zamanutse ngo birangije biramuyobera biramucanga. Arangije atangira kubaza abantu ngo mbese burya twashyizemo bangahe? Abandi baramusubiza ngo ni batatu. Aravuga ngo ndabona hari umutabazi wamanutse, ndabona atari batatu ahubwo ari bane, kandi uwa kane atandukanye nabo, arasa nk'umwana w'Imana. Imana ishimwe. Ahantu uwa kane yageze biremera, ahantu uwa kane yageze birakunda. By'abantu bavuze byirengagize, uha agaciro icyo Imana yavuganye nawe. Imana ishimwe. Kandi Imana ibwira Hezekiya, iramubwira ngo tuza, mwami wa Ashuri inzira yamuzanye ni nayo izamusubizayo. Imana yohereza ingabo zayo, zirangije ziramanuka ziza kurwana n'ingabo z'umwami wa Ashuri. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ko izi ngabo z'umwami wa Ashuri zitarenze mu gishanga, mu kibaya zari zirimo zitegereje gutera igihugu cya Isirayeli. Ngo nuko imbaraga z'Imana ziraza, abamarayika baza kurwana n'ingabo z'umwami wa Ashuri. Ngo nuko bapfira aho ngaho. Mwami wa Ashuri ngo asubira inyuma, asubiye mu rugo asanga Imana yamuteze undi mutego, ngo umuhungu yibyariye niwe wamwishe. Imana isubiza inyuma byaje ku buzima bwawe bidakomanze. Inzira yazanye ubugwayi ku buzima bwawe, aba ari nayo ibusubizayo. Inzira yazanye ubukene ku buzima bwawe, aba ari nayo ibusubizayo. Inzira yazanye ibibazo, aba ari nayo ibisubizayo. Ibintu byaje bidakomanze, Imana ibisubizeyo. Aha agaciro icyo Imana yavuganye nawe. Abantu bavuga nk'abantu, iyo babonye ibyo bavuze bitagize agaciro bariyongeza bakavuga amagambo. Iyo butagize agaciro bavuga ubugambo iyo butagize agaciro bavuga ubujaju. Ariko hejuru y'amagambo y'abantu hari ijambo Imana yavuze. Iri jambo Imana yavuze, iyo yarivuze amagambo y'abantu arahagarara. Icyo Imana yavuze nicyo gikomeye. Mpamba y'urugendo ye kukwibagiza intego y'urugendo. Abantu bakererejwe n'impamba y'urugendo. Mpamba y'urugendo ibibagije icyo bavuganye n'Imana. Ariko kura amaso ku bantu, uhanga amaso ku Mana. Rengagiza ibyo abantu bavuze, uha agaciro icyo Imana yavuganye nawe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Yavuze kuzakora ubukwe, ntabwo yapfuye, iracyakora. Ni Imana y'abagufi n'abarebare, ni Imana y'ibikara n'inzobe, ni Imana y'abize n'abatarize, ni Imana y'abafite akazi n'abashomeri, ni Imana itarobanura ku butoni, ni Imana kigukeneyeho ni ugukiranuka. Icyo ushaka ku Mana gipfunyitse mucyo uyishakaho, gipfunyitse mucyo igushakaho. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Icyo Imana yavuze kirakomeye. Twasomye ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya rivuga ngo bazakugwanya ariko ntibazakubasha kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Bisobanuye ko ibibazo bitazabura kuza, ariko ijambo Imana yavuze iraririnda. Abazakugwanya ariko ntibazakubasha. Ibibazo bizaza, ubukene buzaza, intambara zizaza, ariko ntacyo zizagutwara kubera ko icyo Imana yavuze aricyo gikomeye kurusha ibyo abantu bavuze. Mu izina rya Yesu. Twasomye nanone ijambo ry'Imana riri muri Matayo bice byaho 15 murongo wa 13. Yavuga ngo arabasubiza ati igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizaranduka. Imana irandure ibyatewe n'abantu ku buzima bw'abakobwa. Imana irandure ibyatewe n'abantu ku buzima bwawe. Imana irandure ibyatewe n'abadayimoni. Imana irandure ibyatewe n'abarozi. Imana irandure ibyatewe n'amashyari. Imana irandure ibyatewe n'amagambo. Imana irandure ibyatewe n'ubugwayi. Hari ibyo nawe wateye ariko Imana ishimwe bidashyigikiwe n'Umwuka Wera. Imana ibirandure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kandi birandurane n'imizi mu izina rya Yesu. Imana ibirandure mu izina rya Yesu. Twari ku ijambo rivuga ngo muziranye mu mvugo ariko noneho muhore mu bikorwa. Kandi iyi topic y'ijambo yavuga ngo irengagiza ibyo abantu bavuze, uha agaciro icyo Imana yavuganye nawe. Hezekiya yavuganye
bongera guhura igihe cyo gusoza icyo Imana yavuze kigeze. Imana iza kuvuga ngo umwami wa Ashuri ntabwo azagera muri uyu mugwa kubera ko navuze ko nzakurindana n'uyu mugwa yewe Hezekiya. Icyo Imana yavuze rero baricyuha agaciro. Nimba Imana yavuze ko uzashaka uzashaka, nimba Imana yaravuze ko uzubaka mu izina rya Yesu. Impamba y'urugendo wikwemera ko ikwibagiza intego y'urugendo mu izina rya Yesu. Nimba yaravuze ko uzabona akazi uzakabona mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana yo mu ijuru uhure nayo mu bikorwa mu izina rya Yesu. Irengagize amagambo y'abantu, uha agaciro icyo Uwiteka yavuganye nawe. Amen. Mana turagushimiye kuri Imana. Mana nari nkwinginze kugira ngo ushyire mu bikorwa ibyo wavuganye n'abana bawe. Nsengeye umukobwa unyumva, nsengeye umusore unyumva, nsengeye umugabo unyumva, umumama unyumva. Mana ndakwinginze kugira ngo shyire mu bikorwa ibyo wavuganye nabo. Mana hari ibyaje bidakomanze ku buzima bwabo, inzira yabizanye ibisubizeyo. Inzira yazanye ubukene, inzira yazanye ubugwayi, inzira yazanye amagambo, hagira ibihagarara, hagira ibisubirayo. Koresha itegeko ryawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.